Muraho neza nshuti z'amatwi ikiganiro ubuzima bufite intego kuri Kamera Gospel TV Show. Turasuhuje mu izina rya Yesu. Ni cya gitondo cy'umugisha tugiye kumva inyandiko Rick Warren yanditse yuzuye igitabo cy'ubuzima bufite intego gashyirwa mu Kinyarwanda Pastor Antoine Rutayisire. Imana twese tuhana umugisha. Tugeze ku munsi wa 7 aho tuvuga imvano ya buri kintu. Mbere ko dutangira dusenga Imana. Imana ishobora byose, Imana igira neza, turagushimye. Twishima umugambi wawe mwiza kuri twebwe. Turagushima ko bukeye none ko twongeye kubona undi munsi mushyashya ku mibereho yacu. Ushimwe Data, uyu munsi udumugisha wawe kandi intego yawe igerweho ku buzima bwacu. Turakwemere kugira ngo ibyo ari kudukoresha uyu munsi, ibyo dukoresha icyo cyawe kitubeho, umunsi wacu ugende neza mu izina rya Yesu wacu. Amen. Byose bikomoka ku Mana yonyine, byose bibeshwaho n'imbaraga zayo, byose bibereyeho kuyihesha icyubahiro. Ayo magambo tuyasoma mu Rwanda Pawulo yandikiye Abaroma 11:26. Uwiteka yaremye byose kubw'impamvu ze bwite. Ayo magambo nanone ari mu gitabo cy'Imigani 16:14. Byose ni kubw'Imana. Intego ya mbere y'ibyaremwe byose ni ukugaragaza icyubahiro cy'Imana. Iyo niyo mvano y'ibiriho byose, nawe ubwawe urimo. Byose Imana yabiremye kwerekana icyubahiro cyayo. Icyubahiro cy'Imana iyo kitabaho nta kiba cyararemwe. Icyubahiro cy'Imana ni iki? Ni ukugaragara kw'Imana ukwiriye. Ni uguhishurwa kwa mbere yayo, ubuhangange bwo gukomera kwayo, umucyo w'ubwiza bwayo, kugaragara kw'imbaraga zayo n'umwuka ujyana no guhishurwa kwayo. Icyubahiro cy'Imana ni uguhishurwa k'ubugira neza bwayo n'iyindi mico idahinduka igize kamere y'Imana. Icyubahiro cy'Imana kigaragara he? Ubura amaso maze urebe ibigukikije. Ibintu byose Imana yaremye byerekana icyubahiro cyayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tubibona ahantu hose, uhereye ku tuntu duto tudashobora kubonesha amaso kugeza ku nyenyeri zuzuye ikirere. Witegereje ubwiza bw'izuba rirenga cyangwa inyenyeri, kugeza ku guhinda kw'inkuba no guhinduka kw'ibihe, ibyaremwe byose byerekana ubwiza bw'umuremyi wabyo. Iyo turebye ibidukikije bitwereka ko Imana ifite imbaraga, ko yishimira ibintu bidasa, ko ikunda ubwiza, ko igira gahunda, kandi ko ifite ubwenge, kandi ko yemera kandi ikamenya guhanga. Bibiliya iravuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana. Uko ibihe bisimburana, Imana yagiye ihishurira abantu icyubahiro cyayo mu buryo butandukanye. Yabanje kubihishurira mu murima wa Edeni, ubundi yiyereka Mose, ubundi mu ihema ry'ibonaniro no mu rusengero, hanyuma muri Yesu. None uyu munsi ni mu itorero. Icyubahiro cy'Imana rimwe cyagaragara nk'umuriro ukongora, ubundi nk'igicu cyangwa nk'inkuba ihinda, nk'umwotsi ucumba, nk'umucyo mwinshi. Mu ijuru icyubahiro cy'Imana nicyo kihamurikira. Bibiliya iravuga ngo urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira. Icyubahiro cy'Imana kigaragara neza muri Yesu Kristo, we mucyo w'isi. Agaragaza neza kurabagirana kw'Imana. Kubera Yesu ntabwo tukiri mu butamenya ku byerekeye uko Imana iteye. Mu by'ukuri Bibiliya ivuga ngo umwami ni we kurabagirana k'ubwiza bwayo. Yesu yaje mu isi kugira ngo dushobore kumenya neza icyubahiro cy'Imana. Ijambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe, yuzuye ubuntu n'ukuri. Icyubahiro cya kamere y'Imana n'ibyo ifite byose kubera ubumana bwayo. Ni kamere yayo, ntacyo dushobora kongeraho, nk'uko ntacyo dushobora gukora ngo cyangwa se urumuri rw'izuba bwiyongere. Ariko hategetswe gusobanukirwa icyubahiro cyayo, tukubaka icyubahiro cyayo, tukamamaza icyubahiro cyayo, tugahimbaza icyubahiro cyayo, tukagaragaza icyubahiro cyayo, tukabaho
ngo ihabwe icyubahiro. Kubera iki? Kuko Imana ibikwiriye, tuyigomba icyubahiro cyose dushobora kuyiha. Ubwo Imana yaremye byose bikwiye kubyubahirwa. Bibiliya iravuga ngo Mwami Imana yacu ukwiye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose. Mu byaremwe byose hari ibintu bibiri gusa Imana yaremye bitayihesha icyubahiro. Abamarayika baguye cyangwa bagahinduka abadayimoni, natwe abantu. Icyaha cyose mu muzi wacyo ni ukudaha Imana icyubahiro, ni ukugira ibintu ukunda ukabirutisha Imana. Kwanga guha Imana icyubahiro ni ubwigomeke buva ku kwiyemera, kandi icyo nicyo cyaha cyagushe Satani, kandi ni nacyo kituzanira kugwa. Mu buryo butandukanye twese twagiye tugerageza kubaho mu buryo duhesha icyubahiro aho kugihesha Imana. Bibiliya iravuga ngo bose bakoze icyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nta n'umwe muri twe wahangara kwemeza ko yahaye Imana icyubahiro cyose kiyikwiriye. Icyo ni cyo cyaha gikomeye, niryo kosa rikabije twakoze. Ariko mu rundi ruhande, kubaho ku buryo buhesha Imana icyubahiro nicyo kintu gihebuje dushobora gukoresha ubuzima bwacu. Imana iravuga ngo abo ni bo bantu banjye bitira izina ryanjye, nabaremye kumpesha icyubahiro. Niyo mpamvu iyo ariyo yagombye kuba intego nyamukuru y'ubuzima bwacu. Nahesha Imana icyubahiro nte? Iki ni ikibazo twibaza. Yesu yabwiye Imana ngo nakubahishije hano mu isi kuko narangije umurimo wanjye, umurimo wampaye gukora. Yesu yahesheje Imana icyubahiro arangiza intego y'ubuzima bwe ku isi. Natwe nibwo buryo tuzahesha Imana icyubahiro. Ikintu icyo ari cyo cyose mu byaremwe iyo gishoje icyo cyaremewe bihesha Imana icyubahiro. Inyoni zihesha Imana icyubahiro ziguruka, zikajwigira, zikarika ibyari, zigatera amagi, zigakora n'ibindi Imana yaremeye inyoni. N'urushishi ubwarwo rugaragaza icyubahiro cy'Imana iyo rukoze icyo Imana yaruremeye. Imana yaremye ubushishi ngo bube ubushishi, nawe irakurema ngo wowe ube umutagatifu, ngo wowe ube wowe mutagatifu. Irene yaravuze ngo icyubahiro cy'Imana ni ukubona umuntu ugaragara ko hariho koko. Hariho uburyo bwinshi bwo guhesha Imana icyubahiro, ariko wowe bushobora kubumbirwa mu ncamake y'intego eshanu Imana yari ifite ikurema. Ibice bisigaye by'igitabo birazivugaho mu buryo burambuye, ariko reka hano nzibahe mu ncamake. Duhesha Imana icyubahiro iyo tuyiramya. Kuramya Imana niwo murimo wa mbere tugomba Imana. Turamya Imana tuyinezererwa. Umwanditsi witwa Saint Louis yaravuze ngo ubwo Imana dutegekaga kuyiramya yaduhaye ubutumire ngo tuyegere, tuyinezererwe. Imana ishaka ko kuramya kwacu kuba guturutse mu rukundo, mu ishimwe no kwinezererwa, aho kuba agahato. John Piper yaravuze nawe ngo Imana ihabwa icyubahiro kuri mwe cyangwa muri twe iyo dusendereye umunezero ubwayo. Kuramya birenze cyane guhimbaza Imana, kuyiririmbira no kuyisenga. Kuramya nyakuri ni uburyo bwo kubaho tunezerewe Imana, tuyikunda kandi tukitanga ngo dusohoze imigambi yayo. Iyo utanze ubuzima bwawe ngo buheshe Imana icyubahiro, buri kintu cyose ukora gishobora guhinduka igikorwa cyo guhimbaza Imana. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu ibikoresho bizima cyo gukora ibyo gukiranuka kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Duhesha Imana icyubahiro dukunda bene data. Ubwo wavukaga bwa kabiri winjiye mu muryango w'Imana, gukurikira Kristo si ukwizera gusa, hari no kugira aho ubarizwa no kwiga gukunda umuryango w'Imana. Yohana yaranditse ngo urukundo dukunda bene data rwerekana ko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo.
Pawulo nawe yanditse ngo mwemerane nk'uko Kristo yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Ni inshingano yawe kwiga gukunda nk'uko Imana ikunda, kuko Imana ni urukundo kandi gukunda birayubahisha. Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ibyo nibyo byo bose bazamenyera ko muri abigishwa banjye nimukundana. Duhesha Imana icyubahiro duhinduka tugasa na Kristo. Iyo tumaze kuvukira mu muryango w'Imana, yifuza ko dukura tukagera ku kigero gishyitse. Ubwo rero twaba dusa dute? Ikigero cy'ubukuru mu mitekerereze, amarangamutima, imikorere. Uko ugenda urushaho gusa na Kristo niko uzarushaho guhesha Imana icyubahiro. Biravuga ngo ko umwuka wa Kristo arushaho gukorera muri twe, tugenda duhinduka tukarushaho gusa nawe kandi tukarushaho kugaragaza ubwiza bwe. Imana yaguhaye ubugingo bushya na kamere nshya umunsi wemeye Kristo. Kuva ubwo Imana ishaka gukomeza uwo murimo wo guhindura kamere yawe. Igihe usigaje cyo kubaho nawe, Bibiliya iravuga ngo muhore mwuzuye imbuto nziva mu gakiza kanyu, ari byo bintu byiza bizanwa n'ubuzima bwanyu na Yesu Kristo, kuko ibyo bizahesha Imana ishimwe no guhimbazwa. Duhesha Imana icyubahiro kandi iyo dufashisha abandi impano zacu. Buri wese muri twe yaremewe n'Imana mu buryo bwihariye. Imuha ubuhanga, impano, ubugeni n'ubushobozi. Uburyo Imana yaguteranije ntabwo ari impanuka. Imana ntabwo yaguhaye ubushobozi ufite ngo ubwikoreshereze ku nyungu zawe gusa. Wabuherewe kugira ngo ubukoreshereze abandi nk'uko n'abandi bahawe ubwo bafite, ngo nabo bakugirire umumaro. Bibiliya iravuga ngo Imana yahaye umwe muri mwe ku mpano zayo z'uburyo bwinshi, muzikoreshe neza kugira ngo ubuntu bw'Imana bugaragare muri mwe. Wahamagariwe gufasha abandi. Jya ubikorana imbaraga zose n'umwete Imana itanga. Nibigenda bityo, Imana izahabwa icyubahiro. Duhesha Imana icyubahiro tubwira abandi ibyayo. Imana ntabwo yifuza ko mu urukundo n'imigambi byayo bigirwa ubwiru. Iyo umaze kumenya ukuri, yifuza ko gusangirira n'abandi. Uwo ni umugisha ukomeye, kugeza abandi kuri Yesu, ukabafasha guhishurirwa intego z'ubuzima bwabo, ukabategurira kuragwa ubugingo bw'iteka. Bibiliya iravuga ngo uko ubuntu bw'Imana burushaho kuzana abantu muri Kristo, niko Imana izarushaho guhabwa icyubahiro. Ni uwuhe mugambi w'ubuzima bwawe? Ikibazo twese twakibaza. Kubaho igihe gisigaye cy'ubuzima bwawe ugambiriye guhesha Imana icyubahiro bizasaba guhindura ibyo uha agaciro ka mbere, uburyo ukoresha igihe, aho musabana ndetse n'ibindi byose. Hari ubwo bizasaba guhitamo inzira ikomeye aho guca mu yoroshye. Na Yesu ubwe yarwanye iyo ntambara ubwo igihe cye cyo kujya ku musaraba cyari cyegereje. Yavuze ijwi rirenga agira ati, none umutima wanjye urahagaze, kandi navuga nti Data, nkiza ndokora iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigenemo. Kandi navuga ngo undokora nkiza iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Ahubwo Data, ubahiriza izina ryawe. Yesu yari ageze mu mayira abiri agomba guhitamo. Ese yemere gusohoza umugambi wamuzanye, ahesha Imana icyubahiro, cyangwa asubira inyuma ajya kwiberaho ubuzima bworoheje cyangwa bworoshye bwiberaho gusa? Nawe ayo mahitamo ari imbere yawe. Kuramya birenze cyane guhimbaza Imana, kuririmba no kuyisenga. Kuramya nyakuri ni uburyo bwo kubaho tunezerewe Imana, tuyikunda kandi tukitanga ngo dusohoze imigambi yayo. Iyo utanze ubuzima bwawe ngo ubuheshe Imana icyubahiro, buri kintu cyose ukora gishobora guhinduka igikorwa cyo guhimbaza Imana. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu ibikoresho bizima cyo gukora ibyo gukiranuka, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Duhesha Imana icyubahiro dukunda bene Data.
ubwo wavukaga bwa kabiri winjiye mu muryango w'Imana. Gukurikira Kristo si ukwizera gusa, hari no kugira aho ubarizwa no kwiga gukunda umuryango w'Imana. Yohana yaranditse ngo urukundo dukunda bene data rwerekana ko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Pawulo nawe yanditse ngo mwemerane nk'uko Kristo yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Ni inshingano yawe kwiga gukunda nk'uko Imana ikunda, kuko Imana ni urukundo kandi gukunda birayubahisha. Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ibyo nibyo byo bose bazamenyera ko muri abigishwa banjye nimukundana. Duhesha Imana icyubahiro duhinduka tugasa na Kristo. Iyo tumaze kuvukira mu muryango w'Imana, yifuza ko dukura tukagera ku kigero gishyitse. Ubwo rero twaba dusa dute? Ikigero cy'ubukuru mu mitekerereze, amarangamutima, imikorere. Uko ugenda urushaho gusa na Kristo niko uzarushaho guhesha Imana icyubahiro. Biravuga ngo uko umwuka wa Kristo arushaho gukorera muri twe, tugenda duhinduka tukarushaho gusa nawe kandi tukarushaho kugaragaza ubwiza bwe. Imana yaguhaye ubugingo bushya na kamere nshya umunsi wemeye Kristo. Kuva ubwo Imana ishaka gukomeza uwo murimo wo guhindura kamere yawe. Igihe usigaje cyo kubaho nawe, Bibiliya iravuga ngo muhore mwuzuye imbuto ziva mu gakiza kanyu, ari byo bintu byiza bizanwa n'ubuzima bwanyu na Yesu Kristo, kuko ibyo bizahesha Imana ishimwe no guhimbazwa. Duhesha Imana icyubahiro kandi iyo dufashisha abandi impano zacu. Buri wese muri twe yaremewe n'Imana mu buryo bwihariye, imuha ubuhanga, impano, ubugeni n'ubushobozi. Uburyo Imana yaguteranije ntabwo ari impanuka. Imana ntabwo yaguhaye ubushobozi ufite ngo ubwikoreshereze ku nyungu zawe gusa. Wabuherewe kugira ngo ubukoreshereze abandi nk'uko n'abandi bahawe ubwo bafite ngo nabo bakugirire umumaro. Biravuga ngo Imana yahaye umwe muri mwe ku mpano zayo z'uburyo bwinshi, muzikoreshe neza kugira ngo ubuntu bw'Imana bugaragare muri mwe. Wahamagariwe gufasha abandi. Jya ubikorana imbaraga n'umwete Imana itanga. Nibigenda bityo Imana izahabwa icyubahiro. Duhesha Imana icyubahiro tubwira abandi ibyayo. Imana ntabwo yifuza ko urukundo n'imigambi byayo bigirwa ubwiru. Iyo umaze kumenya ukuri, yifuza ko gusangirira n'abandi. Uwo ni umugisha ukomeye, kugeza abandi kuri Yesu, ukabafasha guhishurirwa intego z'ubuzima bwabo, ukabategurira kuragwa ubugingo bw'iteka. Biravuga ngo uko ubuntu bw'Imana burushaho kuzana abantu muri Kristo, niko Imana izarushaho guhabwa icyubahiro. Ni uwuhe mugambi w'ubuzima bwawe? Ikibazo twese twakibaza. Kubaho igihe gisigaye cy'ubuzima bwawe ugambiriye guhesha Imana icyubahiro bizasaba guhindura ibyo uha agaciro ka mbere, uburyo ukoresha igihe, abo musabana ndetse n'ibindi byose. Hari ubwo bizasaba guhitamo inzira ikomeye aho guca mu yoroshye. Na Yesu ubwe yarwaye iyo ntambara ubwo igihe cye cyo kujya ku musaraba cyari cyegereje. Yavuze ijwi rirenga agira ati, nkize iki gihe kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo, ahubwo Data ubahiriza izina ryawe. Yesu yari ageze mu mayira abiri agomba guhitamo. Ese yemere gusohoza umugambi wamuzanye ahesha Imana icyubahiro, cyangwa asubira inyuma ajya kwiberaho ubuzima bworoheje cyangwa bworoshye bwiberaho gusa? Nawe ayo mahitamo ari imbere yawe. Ese uzahitamo kwikurikirira intego zawe bwite, wishakira ubuzima bworoshye n'ibikunezeza, cyangwa uzahitamo kumara igihe gisigaye cy'ubuzima bwawe ushaka icyubahiro cy'Imana, uzirikana ko yasezeranije ibihembo mu bundi buzima buhoraho? Biravuga ngo umuntu wese wihambira kuri ubu bugingo uko buri aba abwangije, ariko iyo wemeye kuburekura uzabugumana iteka, kandi ubugingo bw'ukuri kandi bw'iteka.
igihe kirageze ngo ukemure iki kibazo. Ugiye kubaho ute wireba? Ugiye kubaho ute? Wirebaho ubwawe cyangwa ukorera Imana? Ushobora kumva ufite gushidikanya kuko wibwira ko utashobora kubaho imbaraga zo kubaho kubw'Imana. Ntuvunike, Imana izaguha ibyo uzakenera byose bizagufasha kubigeraho nuramuka uhisemo kubaho ku bwayo. Bibiliya iravuga ngo ibintu byose bitanga ubugingo bunezeza Imana twabihawe mu buryo bw'igitangaza bwo kumenya mu buryo bwihariye kandi bw'inkoramutima waduhamagariye kwegera Imana. Ubusoma aya magambo, Imana irakurarikira kubaho wihesha icyubahiro kubwo gusohoza imigambi yakuremeye. Nibwo buryo bwo nyine bwo kubaho by'ukuri, kandi ubu buryo busigaye ni ukubona iminsi ishira. Ubuzima nyakuri butangira iyo wiyeguriye Yesu Kristo burundu. Niba utizera ko ibi wabikoze, nta kindi ukeneye uretse kumwakira no kumwizera. Bibiliya iduha isezerano, abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ese wakwemera ukakira impano y'Imana? Icya mbere, wizere, wemere ko Imana igukunda kandi yakuremye ifite umugambi yayo ku buzima bwawe. Wemere ko utari impanuka, wemere ko waremwe kuzabaho iteka, wemere ko Imana yagutoranije kugira ngo ugirane ubusabane na Yesu Kristo wapfuye ku musaraba ku bwawe. Wemere ko ibyo waba wakoze byose mu buzima Imana yiteguye kukubabarira. Icya kabiri, wakire Yesu Kristo mu bugingo bwawe nk'umwami n'umucunguzi wawe. Wakire imbabazi ze kubw'ibyaha byawe. Wakire umwuka we uzaguha imbaraga zo gusohoza imigambi y'ubuzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wemera kandi akizera uwo mwana aba abonye ibyangombwa byose, ari bwo bugingo bwuzuye kandi buhoraho. Aho waba uri hose usoma aya magambo, ndagusaba ngo wubike umutwe hanyuma uvuge iri sengesho rizahindura ubugingo bwawe kugeza mu bugingo bw'iteka. Yesu, ndakwizeye kandi ndakwakiriye, ngaho singana natwe. Niba urivuze ubikuye ku mutima kandi Imana iguha umugisha, ikaze mu muryango w'abana b'Imana. Ubu noneho witeguye guhishurirwa no gutangira kugendera mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ndakwinginga ngo ubanze ushake umuntu wabwira icyemezo wafashe, kuko uzakenera inkunga y'abandi. Hari kandi igitabo nateguye ku musozo cyitwa ngo intambwe za mbere mu gukura mu mwuka. Nuramuka unyandikiye nzakikohereza. Uyu wari umunsi wa 7 kugira ngo dushimire Imana, twibaza kandi tuvuga ngo byose bibaho kubw'Imana, byose ni ku bwayo. Dufate umurongo mu tuvuga ngo byose bikomoka ku Mana, byose bibeshwaho n'imbaraga zayo, kandi byose bibereyeho kuyihesha icyubahiro. Turasoma amagambo tubabona mu Baroma ibice 11 umurongo wa 36. Turibaza kandi ngo mu mibereho yacu isanzwe ya buri munsi ni ibihe bintu dushobora kurushaho kubona, bishobora gutuma tubasha kurushaho kubona ubwiza bw'Imana. Wowe udukurikiye muri iki gitondo, ndagira ngo nkwifurize igitondo cyiza cy'umugisha, ariko kandi uyu munsi ubuzima bwawe utangire kubonamo ibintu by'agaciro gakomeye kagaragaza ubwiza bw'Imana kuri wowe. Reka dusengane Imana. Imana igira neza, Imana ishobora byose, niyo waturemye kandi iyi si wayiremye ufite umugambi mwiza nk'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu ari wo waturemeye ukahadushyira. Imiryango twavukiyemo, akazi waduhaye, amashuri twize, nuko tungana, byose ni umugambi wawe. Urakoze kandi kuri mu ruhande rwacu, ubonye kutwibutsa gukora uruhare rwacu kugira ngo tuguheshe icyubahiro nk'uko umugambi wawe uri. Ubuzima bwacu bube ubw'agaciro imbere yawe, n'abatureba bamenye ko ari wowe tubereye. Urakoze Mwami, byose bibe byawe mu cyubahiro cyawe n'ineza yawe Yesu Kristo Umwami wacu.